Anita ndashaka kongera guhurira nawe muri ringi, nibwo butumwa namo. Uriteguye? Yego, ibintu byose twakoze nta na kimwe twatora. Naje nk'umuboxer ariko waza nk'umuntu wakomase ku mugezi cye cyangwa umuntu waragiyeho. Yego. Nyuma y'iminsi bakora imyitozo ikomeye bitegura umukino w'iteramakofe, umunyamakuru Anita Pendo na Mama Sava umukinnyi wa filime baraye abakinnyi baterana amakofe. Rubura gica ni umukino aba bombi bari bakinnye ku nshuro yabo ya mbere, gusa bose bahiganaga ubutwari. Imbere y'umukino buri umwe yumva yuko agomba gutsinda undi. Ni umukino wabereye kuri Petit Stade witabiriwe n'abafana benshi bishimiye imikinire yabo ndetse bafana mu buryo bukomeye. Uyu mukino wasojwe umunyamakuru Anita Pendo ndetse na Mama Sava nta utsinzwe, ahubwo bose banganije. Nubwo byagaragaye ko Anita Pendo yakoresheje imbaraga nyinshi muri uyu mukino, ibi ntibyatinze yaje gucika intege mu minota ya nyuma, bituma Mama Sava amwataka ariko birangira banganije. Nyuma y'uyu mukino Anita Pendo yanditse avuga ko ibyo bakinnye muri uyu mukino bitandukanye n'ibyo bigishijwe n'abakoci babo ngo kuko batakurikije amategeko agenga boxing. Mama Sava ku ruhande rwe ntiyanyuzwe, ahubwo arashaka kongera kujurira agahura na Anita Pendo akamukubita ibipfunsi kakahava, ku buryo ngo yizeye kazamutsinda. Twaganiriye nawe. Mbere yuko wumva ikiganiro twagiranye, kora subscribe kuri Rwanda Live. Ntabwo natsinzwe kuko twese twabonye ibihembo bingana. Iyo yatsinze niwe bari kumanika ukuboko wenyine, cyerekana ko utazi boxing ngo uwatsinze babigenda bite. Twese batuzama twanganyije. Mwanganyije. Ntacyo ndi bubivuga ko buri wese afite uko ari kubona umukino, ariko uko nakinnye nuko yakinnye nta wikubise hasi, mwese muba mwatsinze. Yego. Ntabwo yabashije kunkubita hasi, nanjye sinabashije kumukubita hasi. Bisobanuye yuko rero njye na Anita twanganyije. Umukino wawe ubonye ute nkawe wakinaga? Na mukino ngiye ukoreka n'ubwa mbere narinjiye muri ringi. Akindi na experience yindi nari mfite, uretse kuba naritoje nabyo by'igihe gitoya. Nekereza ko uko nitwaye kwaruko nkurikije ubumenyi mfite n'uburambe nari mfite muri boxing. N'ubwa mbere winjiye muri ringi, niki mundi cyatumye uvuga uti reka ngende nje gukina umukino wa boxing? Niye mpamvu byaturutse hehe? Byatangiye ari akazi, bambwira ko ari ikiraka tugiye gukora, numva ndabyishimiye, ariko ngeze mu mukino wa boxing ntangiye kwitoza, mbona n'umukino wo gukunda kandi wo gukomeza gukora. Ku bwawe urebye uko umukino wagenze, ni ko wari ubyiteguye cyangwa se hari ukuntu wumvaga bizagenda utari wajya muri uriya mukino, cyane ko mwarawuteguye murawamamaza ku buryo abantu benshi bari bawuzi? Of course nk'umuntu wese ufite nyine umuntu yihanganye nawe, nari nzi ko ndi gutsinda, nari nzi ko ndi umukubita hasi ngatsinda. Ntibyakonze, ariko alhamdulillah ko nanjye batankubise hasi. Wakoresheje irihe banga? Kubera ko baravugaga bati Anita Pendo ni igifaru, wowe wakoresheje irihe banga? Hariya nta banga rindi ukoresha imbaraga izo ufite, ibyo baguhaye, ibitekerezo ufite, nta rindi banga. Ahubwo nuko we yihutaga mu kurwana, atari nk'umuboxer kandi ari uko twatojwe kurwana nk'ababoxers. So we yarwanye bisanzwe kandi twagomba kurwana nk'ababoxers. Yego. Biri no muri bimwe yagarutse avuga ati abakoci batwigishije baza kubona ibintu twakoze sinzi ko bari bubyakire. Ni nkahe makosa wenda mushaka kuba mwakozemo cyangwa mugakora ibintu bitari bisanzwe kurikije uko mwatojwe? Umukino wose nta n'umwe twatojwe, ibintu byose twakoze nta na kimwe twatojwe. Nihe mpamvu yatumye mubikora uko mubishaka? Ntabwo ari uko dushaka, nabonye ntuza muzi yari afite uko yari ari kwitwara, ndavuga nti rero nindeba nabi yarankubita, kuko njye naje nk'umuboxer ariko waza nk'umuntu wakomase ku mugezi cye cyangwa umuntu waragiyeho. Yego. Ibyo byatumye noneho uhita uhindura uko witwara nawe? Urumva nagombaga kwirwanaho kandi sinagombaga gutsindwa. Yego. Nicyo nahise ndwana nacyo. Ntabwo se watekereza guti nubwo uyu muntu ahinduye uko amategeko abigena, reka njye wenda ngume ku mategeko, ku mabwiriza agenga boxing?
hariya bari kurwana sheri ntago ari ikintu uganiraho n'umuntu ngo aguhe umwanya ngo witekerezeho ngo uvuge ngo tugiye kurwana gutya ngo tubiganireho oya uko umuntu aje muri ringi mufite amasegonda mugomba gukoresha uko yitwaye niko nawe urwana. Hari aho wabonye imbaraga nkeya kuri Anita Pendo? yananiwe kare yananiwe njye ngifite imbaraga. Wabonaga bishoboka byatewe n'iki? Yakoresheje imbaraga nyinshi mu gutangira umukino. Yego. Wowe wabigenje ute kugira ngo utaza kunanirwa? Nagaruko ntananiwe nanjye naje kunanirwa ahubwo we yananiwe imbere yanjye ku buryo nagomba kumwataka, niyo mpamvu umukino warangiye n'ingiri kwataka. Hari ahantu so bigeze ubona nyataka? Oya, ndabonaga nyine mwese muri guhangana. Iyi match yagusigiye experience, urabona ugiye gukomeza umukino wa boxing, biragenda gute? Ngomba kuwukomeza. Nicyo ushingiye uvuga, nicyo wabonye mu experience yimeze itavanyemo ku buryo ushobora kuvuga uti ngiye kuwukomeza? Bone nzi ko ari umukino uteye ubwoba, umuntu ashaka gukina akanapfa, ariko naje kubona ko ni umukino usanzwe, ko nta n'umwe twahuriye muri ringi wapfuye cyangwa wakomeretse ngo ajye mu bitaro. Abakinnye bose kandi bakinnye ari amayikipe atandukanye. Boxing ni umukino usanzwe umuntu wese yakwitabira, so numva ibyiza ari uko nawukomeza. Ntabwo byakubabaje kuba umukino warangiye udatsinze kandi ariwe byagaragaye ko wasoje usa n'ufite imbaraga nyinshi kurusha uwo mwari muhanganye? Ntabwo nababaye, ntabwo natsinzwe, twabonye ibihembo bingana. Ntabwo boxing ari ikintu umuntu akina ngo nibageraho batere penalty nka football. Yego. Iyo birangiye nta n'umwe wikubise hasi wawe mwizima mwatsinze, cyangwa iyo hari wakubiswe cyane wanegekaye bikagera hacika imbaraga bakaba bamujyana nko kumuvuza nibwo aba yatsinzwe. Ubu niki gikurikiraho? Hari uwo uvuga uti nteganya kuba cyangwa nifuza kuba nakina na runaka? Ngomba kubanza nkazongera ngahura na Anita. Niyo mpamvu ituma utizongera muri nawe? Ngomba kubanza nkongera ngahura nawe. Ni iki witeze noneho ku buryo uvuga uti urateganya ko uzamutsinda nk'uko numva bifite muri gahunda? Kameme iyo ujuriye ni uko uba wiyizeye nzamutsinda. Hari benshi bavugaga bati ntabwo ibintu byari bisanzwe. Hari benshi batanatinyuka kuvuga ngo bagiye gukina uyu mukino nk'uko wari ubivuze uti natangiye wenda uburyo bwo kwamamaza n'iki wabwira cyane cyane nk'abagore cyangwa se abakobwa bumva ko ari ibintu by'abagabo, ibintu byo kujya kurwana bitarimo? N'iki wababwira? Ntabwo umukino wa boxing ari w'abagabo gusa, ko tuzi abadamu benshi b'abachampion bagiye batwara ibikombe bitandukanye mu bihugu bitandukanye. So niba umunyafurika ashobora kuba international kubera boxing, umuntu ari wese yayitabira. So rero nashishikariza umugore n'umukobwa, niba wumva uri interested kabisa wakwitabira boxing. Boxing ni umukino mwiza, ikindi ni siporo nziza. Ni nk'ibiki byakugoyemo ku ruhande rwawe muri uriya mukino? Challenge ya mbere nagize nuko nagize abatoza batandukanye. Iyo ngira umutoza umwe akantoza neza, ntekereza ko Anita ari kuba yikubise hasi kuko nicyo narwanaga nacyo. Umuntu mwari muhanganye. Ugiye gukomeza kwitoza? Yego. Ugiye gukomeza kwitoza? Noneho wabashije kubona umutoza umwe ugiye kugukurikirana? Yego. Tugana ku musozo wa kino kiganiro gito tugiranye, uravuze uti ndifuza kongera kubanza nkarwana na Anita, muhe ubutumwa noneho duse n'abasoza. Anita ndashaka kongera guhurira nawe muri ringi, nibwo butumwa namo. Uriteguye? Yego. Kora subscribe kuri Rwanda Live.